Shalom, ndabasuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana agwirire mu mitima yanyu. Tubonye umwanya mwiza ngo dusangire ijambo ry'Imana. Imana ishimwe kubw'iki gitondo cyiza iduhaye ngo dusangire iri jambo ry'Imana. Njyewe nitwa Nkundamahoro Salomo, mwene so muri Kristo Yesu. Reka dusenge. Urakoze Imana kubw'uyu mwanya, aya mahirwe y'umumaro kuri twebwe ko tuba tubonye ibidutunga mu bugingo bwacu. Urakoze kubw'ijwi ryawe rigiye kumvikanira hagati muri twe, udufashe kandi uduhe gusobanukirwa kurutaho icyo ushaka kwigisha imitima yacu. Mwuka wera, turagutumiye kugira ngo abe ari wowe ubishimangira mu mitima yacu, mu izina rya Yesu, amen. Muri iyi nyigisho tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo uba wowe. Hanyuma iyi nyigisho igamije kwereka umuntu ko Imana yamuremanye umwihariko cyangwa se uniqueness. Umuntu wese Imana yaremye ifite ibyo yamushyizemo itashyize mu bandi, ifite icyo yamugeneye gukora itageneye abandi, ifite imitekerereze n'impano yamuhaye itahaye abandi. Ikibazo ni uko benshi bajya bagerageza gushaka kuba abandi bo bisize, cyangwa batabayeho ubwabo, cyangwa badasenze Imana bayibaza ngo ni iki wandemeye, ni icyo ushaka ko nkora, iyi si nyibereyeho iki? Mbahaye ikaze. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto, igice cya 9 umurongo wa 26 wonyine. Ndakoresha abiri ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu nanjye niruka ntameze nk'utazi iyo agana, ngasa n'ukina umukino wo guterana amakofi ariko simushi. Iri niyo jambo tugiye kuganiraho. Uyu Pawulo bigaragaza yuko yari yaramaje kumenya intego ye n'icyatumye Imana imurema. Hanyuma iyo wamaze kumenya ibi, nta butsinzi bubaho mu buzima bubiruta, kuko ikintu kibabaje kandi ikintu umuntu akwiye kubabazwa nacyo mu buzima bwe ni ukubaho atazi icyo abereyeho, mbese akabona bwira bugacya nta cyerekezo. Rick Warren we yabyanditseho, aravuga ngo umuntu utagira intego cyangwa umuntu utazi icyo Imana yamuremeye ameze nk'imodoka itagira direkisiyo. Nanone ngo ni igishushushungwa, ngo si umuntu. Kubera yuko uyu muntu ntago navuga yuko by'umwihariko mu buzima bwe bwa gikristo hari icyo ababereyeho. Hari igihe umuntu ahamagarwa cyangwa umuntu aba ari mu murimo w'Imana, ariko ku rundi ruhande atazi icyo akwiriye gukora, akumva ibintu byose yabikora. Ntago ariko bimeze, ahubwo dukwiriye guharanira kumenya icyo Imana yaduhamagariye. Mu bakozi ba kampani runaka niba ujya witegereza, usanga nta mukozi ukora umurimo wo gusukura cyangwa se abo bazi nk'abakirina ngo narangiza ajye no mu biro. Oya, mu biro haba hari uwuhicaye, haba hari umukirina, haba hari kontable, haba hari ushinzwe ikoranabuhanga. Buri wese aba afite umurimo we. Ni nako byagenze ubwo Imana yahamagaraga njyewe nawe. Ubwo Imana yahamagaraga njyewe nawe, yaduhaye imirimo itandukanye dukwiriye kwitaho. Ikibazo ni uko benshi batajya babimenya. Rick Warren hari ikindi kintu yanditse, yaravuze ngo Imana ubwo yaremaga umuntu ngo yamuremye mu iforomo. Murayizi, ni ya yindi wenda babizi, hamwe babumbira amatafari cyangwa se ni fomu ishobora kuvamo indi produit runaka. Wenda se ubwo ushobora kubuza amaforomo atandukanye, ariko amaforomo ni igikoresho bakoreramo igikoresho, ikindi kintu runaka bahisemo. Bishobora kuba ari ayo matafari navugaga, bishobora kuba ari isabune se cyangwa se n'ikindi. Noneho icyo gikoresho kindi bakoze cyiza mu ishusho ya forume. Yego, nigerageje gusobanura iforomo ho gato. Hanyuma ngo bisa naho buri muntu wese yaremwe mu iforomo ye, ngo yarangiza kuremwa, Imana igahita imena ya forume. Hanyuma ngo
nk'ikimenyetso cyo kuvuga ngo sinzongera kurema undi muntu usa n'uyu. Bivuze ngo uyu muremanye umwihariko, ibitekerezo bye, ukagenda ukavuga ibyo agambirira mu mutima we, nta wundi muntu ubifite. Wari uzi ko nta wundi muntu usa nawe? Wari uzi ko nta wundi muntu mutekereza kimwe? Wari uzi ko nta wundi muntu ufite impano nk'izawe? Wari uzi ko nta wundi muntu Imana yaremanye ubuhanga nk'ubwo yakuremanye? Hari ibintu Imana yakuremeye gukora ntashobora gukora, nawe hari ibintu Imana yandemeye utashobora gukora. Mu yandi magambo, twebwe ubwacu numara kumenya ko uri umwihariko, urata ubuzima bwo gushaka kuba abandi bantu, uratakaza ubuzima bwo gushaka kubaho nk'uko runaka abayeho, uwangira nka runaka, uwampa gutekereza nkawe, uwangeza nk'ahageze. Oya, urimo guhusha intego y'Imana ku buzima bwawe. Ni nko kuvuga ngo Mana wandemye nabi, iyo undema nk'uriya muntu nanjye ubu ameze nk'uko ameze. Ntabwo Imana byari kwinanira kurema abantu bose kimwe, ahubwo Imana ikunda difference, ikinyuranyo, ubudasa. Niwitegereza uzabona yararemye ibibaya, ireme imisozi, ireme ahantu hatandukanye, cyangwa se ireme abantu barebare, ireme abantu bari mu rugero, ireme abantu bagufi, ireme abantu b'imibiri yombi, ireme abirabura, ireme abazungu, mbese ireme ibintu bitandukanye, ibyo bita difference cyangwa se ikinyuranyo. Niyo mpamvu nawe yakuremye mu buryo bwihariye kugira ngo ubone uko uyikorera, kandi uburyo yakuremyemo nibwo yari yaragennye ko uzakoresha uko uteye uyikorera. Bivuze ngo waremwe mu buryo butuma ukorera Imana. Muvandimwe, nari ndimo ndakwinginga kugira ngo ugerageze kuba we wa nyawe. Niba utazi n'icyo Imana yakuremeye, biroroshye kuyegera, iranezerwa buri uko ibonye umuntu uyegereye yibaza ngo Mana n'iki wandemeye, n'icyo ushaka ko nkora. Nkubwije ukuri yuko iki ngiki Imana icyumva vuba, kuko uba urimo guhuza nayo 100%, kuko nayo ishaka ko umuntu amenya icyo yamuremeye. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo nanjye ndiruka ariko si nk'utazi yonye, mfite intego, mfite purpose, mfite aho nderekeza kuzasingira icyo Kristo yamfatiye, ubugingo buhoraho. Ngo ndaterana ibipfunsi, mbese ndimo ndahatana, mbese ndimo kugira umwete, ariko bimeze nk'utazi icyo, ntago meze nk'umuntu utazi icyo akora. Icyo nkorera ndakizi, ndimo guhatana kugira ngo nzageraho dutunganyirizwa rwose. Mbese nawe wari umeze utya? Egera Imana uyisenge, kandi ubwo buzima bw'akajagari no kutamenya intego ubuvemo. Numenye icyo Imana yakuremeye, bizakubera umunezero mu buzima bwawe. Niko Rick Warren yavuze. Yaravuze ngo nta kintu kibaho mu buzima nko gutsindwa, cyangwa se icyo twagereranya n'ubutsinzwi, usinzira mbivuze neza, ngo nko kutamenya icyo ubereyeho, cyangwa nko kutamenya icyo Imana yakuremeye. Ariko arongera aravuga ngo nanone nta butsinzi, nta munezero ungana nko kubaho mu buzima ariko icyo waremewe ukizi, cyangwa uzi icyo Imana igushakaho ko ukora. Nibyo bintu binezeza, nibyo bintu bishimisha. Nawe ndimo ndakurarika ngo wegere Imana uyisenge. Ndabizi neza ko izaguhishurira rwose icyo ishaka ko ukora. No mu buzima busanzwe kandi ntabwo dukwiriye gushaka kuba abandi, ahubwo dukwiye kuba twebwe ubwacu, kuko abandi ni abandi, nawe ni wowe. Amahirwe bagize ni ayabo, ntago ari ayawe cyangwa yanjye. Nanjye Imana hari ibyo yanteguriye. Niyo mpamvu Dawidi yavuze ngo erega Mana ibyo untekerezaho n'igiciro cyinshi. Imana irakuzi, izi ko yakuremye. Mbese ari nkawe wakora ikibumbano runaka ukibagirwa ko wagikoze? Niba umuntu atibagirwa ibye, proje ze agahora azizirikana, kuko Imana itahora izirikana umuntu wayo wayivunye, imwitayeho, ikamurema ibyitondeye. Yakuremye ikwishimiye kandi iragukunda, ikwitayeho nshuti, wihangayika. Reka dusenge. Urakoze Mana kubwo kutwibutsa uko waturemye mu buryo bw'umwihariko. Turihariye imbere yawe, kandi iyo turebye uko dutandukanye uranezerwa. Ndagusabye ufashe buri muntu wese kwiyakira uko ari. Hari ubwo bigora umuntu kwiyakira uko ari bitewe n'ibimurimo yumva bidatunganye cyangwa ibyo atarageraho, ariko ufashe buri muntu wese waremye kugira ngo Mwami yiyakire uko ari, kandi umuhe kuba we wa nyawe. Ndamusengeye kugira ngo imbaraga zawe zibe kuri we. Mwami, ndasenze kugira ngo n'abakuza imbere bose bagusaba, ni wowe kubumva kandi wishimiye kubumva, ndabizi neza. Uhimbazwe Yesu, icyore cyose kikugarukire mu izina rya Yesu, amen.